lendo sikutara bori sheregai nini wahazi zo wa pikoti ani wakati za nema ani wahazi toke hoti zini mini hoti hata yazana buriya rero reka nkubwire buriya Gitwaza ndamwemera cyane Gitwaza buriya ni umuntu w'Imana nago ndi bumwita umukozi oya ni umuntu w'Imana ni umwana w'Imana buriya cyane Imana ikomeza imuhaza uburame atwani Rutayisiri uriya mubyeyi ni umugabo ubona ko afite umurongo kandi afite inyigisho zubaka buri muntu wese kandi cyangwa se muri iyi si ya none kankubwire buriya abadamu se mana yanjye ngiye sinzi ukuntu nteye buriya inyigisho z'abadamu ndazikunda ariko biraho rwose biraho ngaho Masasu burya nawe ni umunyakuri ntagira indimi ebyiri ntagira oya ni umunyakuri niba ari ukuvuga avuga akavuga ikintu mu mabara yacyo ntaca ku ruhande kandi rega Imana ikeneye abantu bafite ukuri muri bo abo ngabo niba Imana igize gute ikeneye ho agaherena izina rya Yesu data we noneho ndavuga ati ibi ni ibiki abantu batoye n'amazuru baririmbira Imana ibi bintu bibaho mu gihe ndimo ndabwiriza yego Imana irasanga irambwira ngo bwira uriya ngiye mwivuga butumwa nyuma yaho hariyo umufamili nagiye ngiye kusura ariko ntago ho nahabaye naringiye kugira ngo tugereranye itorero ry'Ibujumbura n'ahandi naringiye kukubaza mu gihugu cya Uganda aho waba warabaye ho ni hehe mu gihugu hariya Uganda rero nabaye aho bita kuri Bwayisi Bwayisi ni hafi y'umujyi hafi y'umujyi hariya neza n'ubundi bisa nkaho uhamara igihe nacyo kitari kinini ariko ku buryo namaze amezi agera muri 3 kandi nakoraga umurimo pe aho ntiwahatinda naho uragenda ukomeza mu gihugu cya Kenya nyuma yaho nza kujya mu gihugu cya Kenya Kenya ho nagezeyo rwose mbayo cyane ubayo nkorerayo umurimo urarambya pe uhamara nk'imyaka ingaho gerane urebye nahamaze Irembo ryera TV Irembo ryera TV Reka tubahe ikaze shuti bakunze b'Irembo ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye no kuvuga hari abari mu Rwanda hari abari hanze yarwo ubwo n'aba diaspora birumvikana abumva ururimi mvuga n'abari za Uganda na hano Bujumbura mwese ndabakunda cyane kuko mwahisemo neza mukinjira mu Irembo ryera kandi rikaba iryanyu ni Cyprien Hakizimana kuri mikoro turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi uko umuntu abibona turi kumwe n'umuhanuzi n'umukozi w'Imana n'umuntu ufite amavuta y'Imana ku rwego ruri hejuru kandi akaba n'umushumba nyine n'umushumba ufite amateka muzikera cyane ari mu mwuka mwinshi ariko n'uyu munsi ngira ngo nibwo hageze ahubwo kuba mu mwuka cyane hanyuma rero wowe ufunguye irembo ari ubwa mbere cyangwa ubwa keshi ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe ukitwumva irembo ryawe rikinguke ubuzima bwawe buhinduke bushya kandi uko nyine ufunguye iryo rembo ubonye rikinguka rikingukire mu muryango wawe mu bana bawe mu kazi kawe hahandi ukorera aho hose ibyo wari warabuze ubiboneshwe nuko ufunguye irembo Imana igukingura irembo ryari tangazo naguhaga nkuko tumaze iminsi tubivuga ngo turatanga amatangazo kandi ku matangazo nta kindi abantu bongeraho ni ukuvuga nta nutanga ibitekerezo mu itangazo ubwo rero ryari itangazo ry'uko urugi rwawe rukingutse kandi byemewe mu izina rya Yesu amen turi kumwe rero n'umushumba reka dutangire atwibwira uyu munsi turaza kuvuga ku rugendo rw'umuhamagaro mu mboni y'umuhanuzi murakoze cyane amen urugendo rw'umuhamagaro ni rurerure cyane ni hatari muratangira mutwibwira amazina yanjye nitwa Pastor Shema Remy
nkuko murabona ko ndi umugabo. Uri umugabo nyine birumvikana. Uri n'umugabo w'ibigango. Ndi umugabo kandi nanone nkaba umugabo uhamya Yesu. Uhamya Yesu. Yego. Uri umugabo haba abagabo ariko bakagira guhamya shwi yagira mu bibazo akavuga ati shwi ariko ngenda umugabo uhamya Yesu. Kwa turi kuvuga ku rugendo rw'umuhamagaro. Umuhamagaro ni hatari. Uriya mugabo witwa Dawidi nakomeje nasomye igitabo cye ndeba ku muhamagaro ndavuga nti kweri Imana yiguhamagaye igucisha mu bintu bikomeye. Mbere yuko dukomeza muri uwo muhamagaro naho tugiye kwinjira wabanza ukadushyira imbere y'Imana kugira ngo abadukurikiye iyi mitima yabo yakire neza kandi bumve n'ubutsinzi bwo mu muhamagaro. Haleluya. Amina. Reka dusenge. Amen. Data mu izina rya Yesu la soke talao ova yasire Dore atakala lendo sikutara bone nini wahazi zo wa epikoti ani wakati za nema ani wahazi toke hoti zini mini hoti hata yazanama eniwa yasire dokrere mando. Data turagushimiye kubw'umuhamagaro ni wakati za labere sire gayi tutayazanama tuje gukomeza abantu bahamagawe nawe ariko bahura n'urucanege ni wahaza nemonekire levo ya sale levo ya siko anamane sire gayi. Turagushimiye mwana ndagira ngo ukomeze imitima y'abantu bahamagawe kugira ngo bakomere nibamara gukomera bakomeze n'abandi. Turagushimiye ni mu izina rya Yesu. Amen. 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 Spiriye. Yes. Kwa turi kuvuga ku muhamagaro. Naringiye mu mavuta. Numvaga natwawe neza ariko Imana yacu, Mana yanjye. Dawidi yaravuze ngo niya. Yabuze ukuntu ayita. Aravuga ngo niya. Urugendo rw'umuhamagaro rero uyu mugabo Dawidi yabaga iwabo bari baramufashe bamwohereza mu ishyamba. Iyo bisomye muri Samweli wa mbere ibice 16 ku murongo waho wa mbere igitabo cya Samweli cya mbere niho Imana yamubwiti yabwiye Samweli iramubwira ngo uzagezeyo kurira Dawidi Sauli lasi wa yakatalazana ene wala zanoime takutala bone sheregaye uzageza hehe kurira Sauli. Iramubwira ngo nanze ko abo mwami w'Abisiraheli ahubwo uzuzihembe ngutume kwa Esayi Betelehemu. Noneho rero Samweli nawe yagiye aziko agiye kwimika umuntu udasanzwe kumbi ni umuntu barwanyije umuhamagaro we bamwohereza mu ishyamba. Kuva na kera bari baramurwanyije ntibatuma yiga nk'abandi ntibamuha ubwisanzure bamwambura amahirwe yakagombye ko afite barayamwambura. Bamaze kuyamwambura ariko bayamwambuye Imana itarayamwambuye. Imana ishimwe. Haleluya. Muri hari igihe abantu barwanya amahirwe yawe ariko Imana itarwanye. Amen. Amen. Hanyuma uyu Dawidi ngo Samweli agezeyo i Betelehemu abwira Esayi ati shaka abahungu bawe. Abahungu arabazana ariko ngo bose ngo haburamo uw'Imana yakimika. Bose Imana barebye ikabona ni fake. Ikabona nta kigenda. Kuko Imana Samweli ngo yabonye uwo bita Aminda ndabo ngaravuga ati dere nguyu ukwiriye kwimika kwa umwami wa Isiraheli. Hanyuma Imana iramubwira ngo ndi Imana ireba mu mutima ntago ndeba uburanga. Ndashimira Imana yuko ireba mu mutima. Hari gihe abantu bigira abantu beza akaba n'umuntu mwiza ariko mu mutima Imana yaramugaye. Noneho ngo aramubaza atari ko se mu bantu nyeretse bose ko mbonye Imana yabagaye nta wundi usigaye nta muzi murimo. Aramubwira ati hasigaye kamwe kagaherereza atako ngako niko nshaka. Aramubwira ati mbere yuko turya mbere yuko tunywa uwo Dawidi ataraza nago biri bukunde.
ndashimira Imana ko ari ibintu Imana igiye guhagarika kugira ngo wa muntu yahamagaye abanza aboneke ataraboneka kaboneka uw'Imana ishaka. Yes, uwo wavuganye n'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. La siku talazana maani wa yasire roevo takatu wa lazane hatiku welevo yasiku lila wa yasiku telebo. Haleluya. Amina. Ngo nuko aranamubwira ati nta nubwo muri bwicare turategereza uwo mwana uvuga ngo wagahererezi ukaragira kandi uwo ngo numva ari w'Imana imo kumbwira ngo niwe ishaka kwimika. Ngo ahita yohereza abahungu be bagenda birukanka baragenda bajya kureba Dawidi. Ngo Dawidi araza amaze kuza aza n'inzara nk'umuntu wari uvuye mu ishyamba, aza shonje, aza afite inyota, ariko asanga ameza bagize gute bayateguye. Dawidi ngo ahita yicara aririra kuko urumva yaravuye no mu ishyamba. Abona abantu basaza barahagaze, abona abantu barahagaze aririra. Amaze kurya hanyuma baravuga ati rero turashaka guhe ijambo umuntu Imana yaritegereje. Kuko urumva na Yesaya nawe yari yabwiye Samweli ati twicare twiriye ati hoya turarya turanywa ari uko uwo mugabo agize gute ahageze. Atereka ntaga ari umugabo nakana ati hoya umuntu Imana yampagurukije nkaza kumwimika. Haleluya. Amen. Hala siku welegai na lazama one sando tayazana kuwa benesire gai. Haleluya. Amen. Imana yaguhamagaye kurwanira n'intambara. Dawidi ngo akimara kuhagera amaze kurya no kunywa baramubwira ngo Dawidi turagira ngo utubwire ese ubundi bimeze biti. Dawidi ngo akimara kubona ibintu Imana imutunguje atari yabyiteguye avuga ijambo rikomeye. Avuga ijambo rikomeye riri hariya muri Zaburi 23 ku murongo waho wa 5. Aravuga ngo ntunganyirije ameza mu maso y'abanzi bawe. Aravuga ngo usutse amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kiraseseka. Kubera iki? Bari baramupinze ntago bamwemeraga ariko Imana yigirize gute imwemera. Iteka ryose rero Spiriye yo wahamagawe n'Imana abantu benshi barakwemera abandi ntibakwemera. Kandi ikibazo abatakwemera nabo muri kumwe kuko abashaka kujya muri wa mwanya wa bakavuga ngo Spiriye uriya nta bintu ashoboye kandi Imana we yamaze kubona yuko ugize gute ubishoboye. Akavuga ngo uriya ngo niyavuze kavuga nabi ngo se ngo reba ngo n'ukuntu ameze ngo reba ngo n'ukuntu agenda ngo genda atambitse amaguru. Imana ibyo ntago ibireba. Haleluya. Amen. Noneho uyu Dawidi amaze kuvuga ijambo rikomeye akomeza umuhamagaro w'iki w'Imana. Rero umuhamagaro ni ikintu gikomeye. Uburyo yuhamagawe baravuga Pastor Shema iyo tuvuze urugendo rw'umuhamagaro mu buzima bwawe urugendo rwawe rw'umuhamagaro rumeze rute mbere ko turusanisha rwa Dawidi? Urugendo rw'umuhamagaro rero nge nahamagawe bigoye. Nahamagariwe mu wapagani. Nahamagariwe Imana igutoranyamo nk'umuryango mugari w'abapagani. Yego. Maze untangariza inshuti n'abavandimwe babwira ko nakijijwe. Barambwira ati reka da nubwo wakijijwe ariko ntuzagira gute ntuzabishobora. Nanjye ndwana ishyaka ndavuga ngo kuko abantu bavuze ko ntazabishobora banteze iminsi nanjye ngiye gusenga Imana imfashe hanyuma nanjye ndebe yuko iyo minsi banteze nzayireza ndetse ngere kure. Nikojeje hirya gato nsenze Imana iti ahubwo ubaye umushumba. Ati ndakwimitse ndowiteka. Ati ndakwimitse. Amen. Rero Imana biranyimitse. Abantu baravuga ngo bya bintu birakomeye. Ubwo ageze ku urwo rwego babandi ahubwo babandi bavuga ko ntazabishobora batangiye kugaruka ngo bati dusengere. Twasanze twamaze kumenya amakuru yuko usengera abantu indwara zigakira. Hari umudamu duturanye yaramaze imyaka 7 nta rubyaro. Araza ndamusengera kandi uwo mudamu turaturanye. Agenda abwira abantu ati narabuze urubyaro. Shema aransengera mbona urubyaro yamaye
bwakeye uwo munsi yabyaye abantu haje abantu benshi cyane ngo nanjye sengera undi ati nanjye nsengera mve mu byaha ariko n'ubundi umuhamagaro n'ubundi ukomeza guhura umuhamagaro urakomeza urarwanwa nubwo ibitangaza byakorekaga no mu bitangaza byakorekaga umuhamagaro ukomeza wakomeza kuwurwanya. Ni ibiki wibuka byagiye binaniza umuhamagaro wawe mu mibereho yawe ya buri munsi? Nk'ibintu byagiye binaniza umuhamagaro wanjye ni amagambo abantu baravuze baturiya mugabo wakijijwe afite izindi mbaraga ni gute tumuzi bakuzi ati tumuzi kera twari abapagani twese ubu nanywaga itabi yewe nanywaga itabi ku rwego ruri hejuru nanjye naravuga ngo ariko mana niba ufite amaboko ayazane mini haleluya nibutse Imana ukuntu yantabaye nanywaga itabi ryinshi ku buryo naciraga igikorwa cy'umukara nari ngeze kuri etape yo kuba narwara igituntu noneho nkavuga ntari ku Mana niba uri Imana ishoboye byose wanyijije itabi maze gukizwa Imana inyereka ko ifite imbaraga ngiye kubona mbona nkize tabi babandi rero twasangiraga rya tabi nibo babaye abambere bati biti zakizwa ntazabishobora ntazabishobora kuko nta muntu ureka itabi ngo agire gutarisho ariko ndajya nkumubwire ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka spiriye ku Mana birashoboka pe rero muri ibyo byose no muri iyo societe nagize abantu bashyigikira ngira n'abantu bagize gute bandwanya nanjye rero muri uko gukizwa ndakizwa ndenga umusaraba nabona umuntu yaje gusenga nkavuga turiya muntu wisukishije uriya n'umupagani ntazajya mu ijuru ubwo nkaba ndari mukatiye undi nabona umuntu nkavuga yafashwe yarira nararizwa n'iki ko uriya ari umunyabyaha burareka nkubwire ni ngombwa ko muri iyo mvano y'icyo kibazo cyo kuba ushobora kubona umuntu asa naho ari wenda yarafite imisatsi afite inweri afite iherena ku zuru ukabona ko atazajya mu ijuru ubikomora ku yihe soko aho wabanje gukirizwa ni hehe mbere yuko winjira mu muhamagaro nyirizina? Njyewe nabanje gukirizwa mu idini rya ADEPR ariko dukizwa tuzi ko umuntu usenga ari ugwambara amakanzu maremare akitega n'igitambaro kandi muri abo ngabo harimo n'abakora ibyaha bambara birebire rero kugira ngo umenye ko agakiza kaba mu mutima kandi gaturuka mu mutima kadaturuka mu myambarire icyo nicyo kintu urugendo rwo kubohoka cyangoye cyane ku buryo Imana hari nayo yarebye hariho nabazaga ngo mbasengere nkavuga nuriya mupagane sindi bumusengere kubera umurebeye mu ishusho y'amateka cyangwa ibyo wizeye yuko ameze kandi buriya abantu bagiye bahamagarirwa ahantu hagize gute hatandukanye kandi buri muntu wese abo wejejwe muri ryo niko biri yavuze ariko buri muntu mu itorero bigeze aho ngaho yego Imana irambwira iti reka nkubwire rero ngiye kukujyana muri Kenya ujye gukorera y'umurimo. Ubu ugiye Kenya uvuye mu Rwanda? Njya Kenya hariya Nairobi aho bita Umoja. Ngezeyo baranyakira nkora umurimo barankunda Imana irambwira iti uraburiyo nanjye mpageze ndiyakira ndavuga nti ntago nzasubira hehe mu Rwanda ariko spiriye nageze mu itorero rimwe ry'abanyakenya bari bantumiyeyo hanyuma rero ngezeyo mbona y'abantu hari abadamu bari bari muri korari bambaye tumini ndetse yaratoboye n'izuru noneho atoboye n'izuru arimo no kuririmba hano hariho agaherena n'izina rya Yesu noneho ndavuga ati ibi ni ibiki abantu batoye n'amazuru baririmbira Imana ibi bintu bibaho mu gihe ndimo ndabwiriza yego Imana iransanga irambwira ngo bwira uriya mugore ko ndi Imana imuhaye visa agiye muri Amerika
mbwira Imana ndayibwira nti ntago ibyo ndi bubivuge ndabivuga se uriya Imana irambwiye iti ndakubwiye ngo bivuge uriya ndamwemera nturamwemera yaratoboye n'izuru ntabyo mubwira Imana irambwira ngo n'uburwayi yari afite bwa kanseri ndabukijije oya ibyo byo simbivuga Imana irambwira ngo uvuga ibyawe cyangwa uvuga ibyo nkutumye n'ibyo ntumye vuga rero nkimara kuvuga ngo Imana iguhaye visa umugore yahise apfukama ahereza Imana iki icyubahiro ngiye kubona mbona pasiteri wari ubayoboye mbona nawe arapfukamye ahereje Imana iki icyubahiro ndavuga nti Imana iranambwiye ngo igukijije iki kanseri bantu bose bakoma mu mashyi bintu birancanga aravuga ngo yaramaze amezi agera muri 6 yiruka kuri visa yaragize gute yarayibuze Imana ibigize gute ibirayimuhaye haciyeho iminsi 2 yarampamagaye arambwira ati ubunuri indege byagize gute byatunganye bitamenya yuko buri muntu mwitorera agomba kuba wejejwe muri ryo rero dufite abantu Sipiriye bacimanza cyane bacimanza uko akureba akavuga ati Sipiriye yambaye agashati kari kuri tayi burarakijijwe akavuga ati umuntu wo yambaye urupantaro rungana uku nguku ni ukijijwe byaramuyobe mbese ariko umuhamagaro cyangwa se umuhamagaro Imana ihamagara uko ibishaka Imana ihamagara uko igize gute uko ibishaka rero nagarutse nyuma y'imisi Imana irambwira iti rero nubwo wakunze muri Kenya ugiye kugaruka mu Rwanda wisanga wagarutse mu gihugu cy'iwanyu nisanga nagarutse mu gihugu cy'iwacu muri uko kwisanga nagarutse ariko nabanje gutera imigenda avuga ntabahanuzi barahari mu rugendo rw'umuhamagaro ibihugu wagenzemo mu by'ukuri ni nkabingaho ugereranije ntago ari byinshi cyane maze kugenda mu bihugu 3 no kuvuga ni bikeya ni Burundi igihugu na Uganda naho nakoze y'umurimo na Kenya ariko Kenya niho natinze cyane Kenya natinzeyo cyane hariya za Nairobi ariko uko nagendaga ngenda niko nagendaga nunguka ubundi bwiza bw'Imana buriya nasanze Imana itagira amatiku muri ari i Burundi wabayeyo mutuhe duceho gatoya i Burundi nabaye hari i Bujumbura ariko naho ntago nagiye ngo mbe igihe kinini nagiye ngiye mu ivuga butumwa nyuma yaho hariyo umufamily nagiye ngiye kusura ariko ntago ho nahabaye naringiye kugira ngo tugereranye itorero ry'Ibujumbura n'ahandi naringiye kukubaza mu gihugu cya Uganda aho waba warabaye ho ni hehe mu gihugu hariya Uganda rero nabaye aho bita kuri Bwayisi Bwayisi ni hafi y'umujyi hafi y'umujyi hariya neza n'ubundi bisa nkaho uhamara igihe nacyo kitari kinini ariko ku buryo namaze amezi agera muri 3 kandi nakoraga umurimo pe aho ntiwahatinda naho uragenda ukomeza mu gihugu cya Kenya nyuma yaho nza kujya mu gihugu cya Kenya Kenya ho nagezeyo rwose mbayo cyane ubayo horerayo umurimo urarambya pe uhamara nk'imyaka ingaho ugereranije urebye nahamaze umwaka umwe n'igice urumva ko ndahazi urahazi wagize inararibonye ugaruka mu Rwanda ngaruka mu Rwanda iyo munsi itorero ryo mu Rwanda no muri ibyo bihugu tuvuze by'ibiyaga bigari ubona bihagaze gute ubona imisengere yaho hantu mu bintu bijyanye n'imisengere mu Rwanda dukunze amafaranga cyane kuruta uko dukunze Imana ho rero ho bakunze Imana ariko ntibakunze amafaranga icyo cyo narakibonye Sipiriye narakibonye pe ahubwo naravuze nti Imana we mu Rwanda ntago dukunda Imana nabo nahoze nibaza nti turakije wumva urusengero ukasanga wenda nk'umuntu kumva ngo afite urusengero rugize gute rukomeye wakinjiramo ngo bafite amafaranga bagize gute wakinjiramo ukavuga uturu n'urusengero cyangwa ni inzu y'umuturage
nshuti yanjye Kenya bubaka urusengero bakarurimbisha nawe wagereyo wahagarara ku ruhimbi ukavuga uti ngiye kuvuga Imana ariko irahanga ukabona ko winjiye mu ngoro y'Imana, mu nzu y'Imana kweri, ku buryo niyo waba nawe ufite ibya uravuga uti aha hantu ntago nkwiriye kuhinjira kabisa rwose. Ho niba ikintu cya mbere umukristo waho niba hari ikintu abonye mu rusengero kibura aragenda akagikora. Ni ukuvuga reka tuvuge ko abakristo bo muri ibyo bihugu bageze ku rwego ruri hejuru mu kumenya gukorera Imana cyangwa kubiba imbuto mu Mana, kubiba imbuto mu Mana. Kandi ikindi umuntu w'Imana, yego ngewe muramfasha urambabarira, ntago ijambo kuvuga ngo abakozi b'Imana ntago mbikunda, numva ntakunze kubikoresha kuko nagiye mbona ukuntu abakozi birukanwa, numva kwitwa umukozi atari ikintu. None Imana igiye no kwirukana abandi bapasiteri itabirukana abakozi, irabirukana abakozi babakize, abakozi wese yuri umukozi ukitwara nabi shobuja arakwirukana. Ariko ngewe ntago ndi umukozi w'Imana, no, reka nge ndi umuntu w'Imana, umwana w'Imana, umwana w'Imana cyangwa se umuntu wayo. Kuko none kuki uri kwanga kuba umukozi kutekereza ko uzakora nabi? Umukozi iteka ryose ahora yibombaritse imbere yashebuja, niyo akoze amafuti ashaka kuyamuhisha, kandi Imana yacu ntihishwa. Niyo mpamvu nge nahisemo kwitwa umwana wayo, ibindi ukabikora ariko mu izina ry'ukuri umwana wawe. None se Cyprien, ndakumva cyane, umwana wawe wamwirukana? Oya, uko yakora kose. Abantu bamaze kwiciraho iteka rero bahinduka kuko biyumva ko atari abakozi, kuko ari abakozi bahita basaba yuko baba bitwa abakozi, ariko umwana akora ibyase akabikora nk'uyikorera cyane, ariko umukozi akora afite ibindi ku ruhande cyangwa se afite izindi nyungu agamije. Nge nuko mbyumva kandi ni nako kuri. Ariko Bibiliya ijya yemera ko dushobora kuba n'abakozi beza banezeza shebuja. Ariko rero urumva ushobora no kunyuma yaho ushobora kutamunezeza akakwirukana. Niyo mpamvu Yesu yaravuze ngo ntago nkibita abagaragu, yego, kuko umugaragu atamenya ibyo shebuja atekereza cyangwa ashaka gukora. Urumva ko bari bageze ku rwego, ubundi ni ngombwa ko tugomba kuzamuka tukagera ku rwego tutakitwa abakozi, ahubwo tukitwa nibura inshuti z'Imana, cyangwa tukitwa abantu b'Imana. Amazina yose tuyakiranutsemo ashobora kutugeza mu bwami bw'Imana. Ubaye umukozi mwiza byakunda, ukaba n'umwana w'Imana byakunda, ariko ntekereza ko icyaryoha kurusha ibindi ni ukuba umwana w'Imana. Ikiruta ibindi ni ukuba umwana w'Imana. Kuba Imana ikwemera ko igufite nk'umwana wayo, itagufite nk'umukozi, ahubwo gufite aho naje kubizinukira. Twari dufite umuririmbyi yabaga muri korari, aza kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Amaze kukigwamo aravuga y'Imana kuko namaze kugwa. Ndavuga nti waraguye, ese ngwino tugusengere Imana usaba imbabazi kuko wamaze kwicira urubanza, kandi urubanza wararwikatiye, wamaze kubyemera. Ahubwo ni ngombwa yuko wasaba Imana imbabazi, ati ntago Imana yambabarije. Ndavuga ariko iyo uri umwana wakosheje, so uramuguta imbabarira akakubabarira, ariko umukozi muharamvuye uramwirukana. Mu rugendo rero rwawe rw'umuhamagaro no kumenya ukuntu Imana, buriya rero reka nkubwire, buriya Gitwaza ndamwemera cyane. Gitwaza buriya ni umuntu w'Imana, ntago ndi bumwite umukozi. Oya, ni umuntu w'Imana, ni umwana w'Imana. Buriya Gitwaza ni umwe mu bagabo baciye mu bibazo bikomeye, ariko agerageza gukomera no kwihangana, kuko baramurwanyije, yaciye mu nzira zikomeye kugira ngo agere ku mugambi w'Imana, abapotere. Buriya nkunda
kumva cyane inyigisho ze kuko ziranyubaka. Ni umwe mu bagabo ushobora gukurikira inyigisho ze zikagira aho zigukura zikagira naho zikugeza, ariko kubw'umuhamagaro nawe ubona ko yahuye n'intambara zikomeye. Hari ubwo bigeze kuvuga ngo ari mu isanduka ngo yarapfuye, ngo ari mu isanduka nubwo ngo agenda, ngo ariko ni umuzimu ugira gute ugenda. Kubera iki? Kuko yari amaze kugera ku rwego rukomeye. Abantu basigaye, hari umuntu wari wambwiye ati njyewe nsigaye numvisha inyigisho ye ndakira. Kumva inyigisho ye arakira, ariko Satani kuko arwanya umuhamagaro ahita akora ikintu gikomeye, aravuga ngo yarari mu isanduka. Ibintu biragongira ngo nawe warabyumvishe. Oya ntacyo avuze, ahubwo buriya yuri umuntu w'Imana, iyo wumvishe mwene so cyangwa se mugenzi wawe bamuvuga cyane, ahubwo urushaho gusenga. Ariko ikibazo twebwe abarokore duhita tuvuga ngo wa muntu ntiyari umuntu w'iki, Imana iramugaragaje. Imana iramugaragaje. Imana dore iramwanitse imushyize ku karubanda. Muri make Apotre Gitwaza wamwigiyeho kwihangana, akihanganira imugerageza kandi agakomeza nawe agatwaza, ukabona ko umurimo w'Imana agomeje kuba ntacika intege. Abandi uwo ni umwe. Wundi utekereza ushobora kuba nawe wakubera role model ni undi mugabo nkunda cyane, Imana ikomeze imuhaze uburame. Atwani Rutayisire, uriya mubyeyi ni umugabo ubona ko afite umurongo, kandi afite inyigisho zubaka buri muntu wese. Kandi cyangwa se muri iyi si ya none dukeneye abantu bafite ijambo muri bo, ryubaka abarokore, rikubaka n'abapagane, bose bagakurikira Yesu. Ni umupasiteri nawe wakoze imirimo kandi ukabona ko nawe umurebera. Buriya ibyo umwigiraho neza nyakuri ni ibihe? Buriya agira ikintu cyitwa impuguro. Twanarahugura Rutayisire, agira impuguro, uzi ukuntu ahugura abagabo uko bagomba kwitwara, abagore, abasore. Buriya urubyiruko ruramukunda cyane kuko agira amagambo ushobora kumva akakubaka, kandi agatuma ushobora kugira amahitamo meza mu gihe wari uri mu kintu gisa n'akajagari cyane rwose. Yego. Bari abagabo cyane ndabemera cyane. Uvuza abagabo, ariko abagore bo mubanza, abagore sinzi niba utabemera. Abagore si utabemeye. Nikoye utemeye abagore wakemera iki? Ahubwo ntiwabo buriya abagore cye kudashaka ko abantu bavuka. Abagore ahubwo rwose bubahwe. Buriya abagore bagira n'ishyaka. Buriya abagore bagira ishyaka cyane. Umugore yahagurutse usanga rwose avuga Imana, ukabona ko biri ku mutima, biva ku mutima cyane. kandi yabwiye buriya abagore, niyo umugore we yarimo kubwiriza akabwira abagore, barumva cyane kuruta uko abagabo twebwe twababwira, kuko azi amakosa yabo, baba bazi amakosa yabo, baba bafite ibyo baziranye. Ibyo baziranye. N'uwe mudamu ukunda gukurikira mu nyigisho ze, niba ukavuga ati mu by'ukuri uyu mudamu yewe rero buriya reka nkubwire, buriya abadamu se Mana yanjye, njye sinzi ukuntu nteye. Buriya inyigisho z'abadamu ndazikunda, ariko biraho bose, biraho ngaho. Ntago navuga ngo ni ba runaka, kuko hari abo tuziranye benshi. Abo ngabo ndabagira ubwiru. Buriya abadamu ni nk'abana benshi. Ati ko atari ngiye yavuze. Ati ko atari ngiye yavuze. Aho ngaho ndagira, ariko buriya abagabo
ntacyo gusa abadamu ahubwo barimo baragerageza mu ivugabutumwa. Hari abadamu barimo kugerageza mu ivugabutumwa ugereranije n'igihe bahagurukiye barimo baragenda baragerageza kabisa ibintu bikomeye. Hanyuma iyo tuvuze Apotre Gitwaza, vugana na Kanoni Rutayisire, abo nibo bagabo wabonye bafite ijambo rihindura bo. Yes, bari abantu ariko buriya Masasu nawe ni umugabo. Ikintu ndabizi ko ari umugabo, ariko se ikintu kimugira umugabo wo kuvugwa kugeza ubwo uvuga ati namwigiyeho ni iki? Masasu burya nawe ni umunyakuri. Ntagira indimi ebyiri. Oya, ni umunyakuri. Niba ari ukuvuga avuga akavuga ikintu mu mabara yacyo, ntaca ku ruhande. Kandi rega Imana ikeneye abantu bafite ukuri muri bo. Abo ngabo niba Imana igize gute ikeneye. Gusa rero nanone njyewe buriya hari ikintu ndimo ndasenga ngira Imana, ndumva nshaka ko ntago ndagira ku rwego numva kandi sinzanarugeraho. Yego. Kuko yo wumva ishari urwego wagezeho ubu utagikorana n'Imana. Yego, ubu utagikorana n'Imana. Ariko ndifuza icyifuzo mfite, ndashaka ko Imana tugira abahanuzi bajya ku YouTube channel bagasengera abantu bagakira cyane rwose. Gushyiraho ikiganza gutya imbaraga z'Imana zigahita zikora ibitangaza ku muntu ugukurikiye. Yego. Nta mpamvu yo kugira ngo kuko nge, ariko rero hari ikintu ninabonye njyewe kugira ngo nkurambikeho ikiganza turi kumwe nagusengera kuri telefone uhita ukira. Yego. Rero nge bitewe niyo mpano nabonye nahoze ndimo ndasenga Imana. Yego. Ndavuga ngo ni ngombwa yuko twakira abantu bavuye muri Amerika ngo Imana ikoresha ibitangaza ngo birema bigahaguruka. Navuga nti why not twe tutabikora mu Rwanda kubera iki? Rero abahanuzi mureke dusenga Imana, abapasteri Imana natwe dukoresha ibitangaza ku mugaragaro. Aho ariko ikibazo gihari, agashashika kwikubitaho ukazamura intugu ugatangira kumva wakomeye. Nk'ubu hagize nk'umupasteri umwe hano mu Rwanda Imana iha nk'impano akajya Rusororo akazuramo nk'umuntu umwe gusa. Yego. Ubona yakwifata ate? Ubwo kaba kabaye. Yavuga ati utazajya ndamya. Ubwo karabaye. Ikibazo twebwe dufite umwuka wo kwishyira hejuru. Ubwibone. Ariko Imana ibucyahe mu izina rya Yesu. Kandi iyo wamaze kumva hari icyo uri cyo ntago ubugikorana n'iki n'Imana. Ubutari wagira icyubacyo ugereranije n'icyo wari ukwiriye kuba. N'icyo wari ugiye kubacyo. Ahubwo Imana igukubita agashashi utaha bon. Aho kugira ngo uvuge imirimo n'ibitangaza ugatangira kuvuga uti nakijije umuntu. Ariko bivuge no mu giterane cyangwa urimo no gusenga bikoreke bimenyekane. Bimenyekane ko ubundi Yesu yajyaga akora igitangaza. Yego. Akavuga ati ariko ntimubivuge. Uceceke. Uceceke ntugire ubibwira. Ariko kuko yaza bundi ushaka kugira ngo Imana ikwamamaze wirinda kwiyamamaza. Ukareka Imana ikitwa Imana mu buzima bwawe. Pastor rero wenda ikiganiro cyacu turi bure tunagenda tunerekera aho tushaka kuza kwanzika cyangwa se kuza gucumbikira umunsi abantu bakubabaje umuhamagaro. Waba ubibuka? Abantu bambabaje ntago ndabazi. Ariko ntago mbitaho. Warabababari. Nta kibazo. Ahubwo umuntu nge buri reka nkubwira. Ari ibintu buri usanga abantu dufite runaka ngo yarampemukiye ngo ndabyibuka. Ntago urakizwa. Ubutari wakizwa. Utarakizwa rwose. Hari urwego ubutari wageraho
wakabaye ukijijwe. yego. Pastor, ni gute wenda sinzi bagutoranya mu mbere y'uko pasiteri amagambo yavuzwe ugiye gusengerwa n'abayavuze, ubwo ndashaka kuza kwinjira ngo ni gute ubaha serivisi abari badashaka. Oya bo nta kibazo, ahubwo niba hari ikintu kinshimisha ni ukubona wa wundi wavuze amagambo agarutse avuga ngo ndagira ngo mfashe gusenga. Hari umugabo umwe wigeze kuvuga amagambo, yego, aravuga ngo pasiteri ngo ntazabishobora, noneho baza kumwohereza amahembe. Noneho igitangaje baramubwira ngo umugabo warunzi, aravuga ngo hari umugabo nzi i Nyamata yagusengera. Noneho icyo gihe arahansanga, ahansanze amera nk'ukubiswe n'inkuba. Arambwira ngo bambwiraga ngo umuntu udasanzwe kumbi ni wowe. Bakubwiye ko nasanzwe gute? Arambwira ngo bambwiye ko uri musengere ngo nkakira, ngo rero nsengera nuko musengeye arakira, arangije apfukama ngo reka nihane. Arambwira ngo burya Imana ntiba ku isura, ahubwo Imana iba mu mutima. ati nanjye aho ndemeye bakurwanyije muhamagaro, bakakuhiga bakavuga ati ntaga bikwiriye, nanjye narindimo. Ariko wa mugani wa muhanza ati Imana izandemera ikibemeza, buriya nta kintu wakora ngo abantu bemere. Ariko Imana yo niyo yemeza abantu, yarema ibintu byemeza batakwemera. Yes. Kandi bakemezwa n'ibyo nyine babonye, n'ibyo babonye. Icyo nacyo nicyo rwose. Nibyo. Nuko rero baramuzana wa muntu, uramusengera ariko akaba ataremeraga yuko ukwiriye kuba umupasiteri. Ngayo nguko rero arangije arakira. Amaze gukira aravuga ati nawe yarambwiye ati buriya nanjye ntago nari nkijwe. Ari hanab amusengera arakira. Aravuga ati by'Imana nta wamenya, by'Imana ikora biradutangaza, nta wabimenya uko biri. Yego. Rwari urugendo rutoroshye muri icyo gihe kimeze gityo, kiruhishe. Ariko iki ni cyo gihe cyo gukorera Imana. Iki ni cyo gihe. Icyo gihe cyo gukorera Imana, kuko tugeze mu gihe gikomeye, ariko tugomba guhamya Kristo. Ku buryo buvuga ati turahamya Imana mu buryo bwose, dukoresheje imirimo, dukoresheje amagambo. Ibyo byose bishobora gukora kandi bikarema ikintu gikomeye. Ikibazo rero muri iyi minsi abenshi, yego, usa ku munwa bavuga Imana ukabona rwose, ariko wareba ibikorwa ugasanga bitandukanye n'ibyo barimo kuvuga. Ariko iki gihe ni igihe tugomba kuvuga Imana, ariko n'ibikorwa bikagendana. Iyo uvuze ngo n'ibikorwa bikagendana, ni ikihe kintu ubona abantu badakora mu by'ukuri muri iki gihe kandi cyakabaye kiri ngombwa? Urabona muri iyi minsi abantu barikunze cyane, abantu bararyagana. Ugahura n'umuntu akakuryagya kandi nawe ukabibona. Nge rero ngira n'ikibazo, umuntu yandyagya ndabibona. Ukavuga uti uri indyarya rwose pe, mpita nkumenya nkavuga nti uyu nguyu arimo arandyagya. Kwindyarya ihemwa n'indyamirizi. Oya, ahubwo ngewe buriya umuntu afite ukuntu yahamagawe. Imana itimbwira iti uwo muntu umwitondere. Atumwitondere kuko afite ibindi bintu bimugenza, atari imbaraga zimuri inyuma. Ikindi kandi urumva n'ikirimo kubitera abantu bashishikajwe no gushaka amafaranga aho kugira ngo bashaka agakiza. Nuko ari yakenewe. Oya, mbere na mbere reke dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. No gukiranuka. Ibyo n'ibindi nabyo
muzabyongerera biraza rwose. ya na ndimo ntekereza rero ko urugendo rw'umuhamagaro ni urugendo rwagiye rubamo ibintu byinshi, ariko byose byarangiye ubonye umurimo w'Imana. Byarangiye mbonye umurimo w'Imana, ariko nubwo umurimo uhari, urugendo ruracyari rwose. Ubundi uru rugendo rurangira umuntu ageze mu butaka. Nta gihe ugomba kugera wumve yuko wageze ku kigero, wumve yuko abakurwanya, wumve yuko nta ntambara. Oya, igihe uzaba utafite intambara, ahubwo uzamenye ko utakiri kumwe n'Imana. Niba Yesu yarakoraga ibitangaza, umufarisayo agatera urutoki hejuru, ati hari umuntu urimo kubaza, ati arangiza akabaza ati tubwire ni izihe mbaraga zigukoresha ibyo. Aho kugira ngo afashwe nuko akijije umuntu, ahubwo arimo amubaza ngo ni izihe mbaraga zirimo gukoresha ibyo, ni za Rezeburi, ni iz'Imana. Urumva afite hari abantu yangije mu mitwe, hari n'abandi wenda batamwumvaga, ariko nabo bahita bagira ikibazo bati ariko koko wa mugani uyu muntu urimo gukiza abantu, gukora ibitangaza, ubundi bimeze bite? Ikibazo gihari rero, umuntu w'Imana ihagurukije ikamukoresha ibitangaza, batangira kuvuga ati ni umunyakuzimu. Ese nta muntu w'Imana Imana yakoresha ibitangaza? Imana ni inaniwe ku buryo itashobora gukora ibitangaza? Nicyo kibazo nacyo kibazo dukunze kwibaza muri uyu murimo. Abantu bakunze gutangarira Satani kurenza uko batangarira ndetse bakanamwuba ku buryo ugira imbaraga z'Imana. Kutara binifo jezire more, Imana yacu ifite imbaraga zihagije. Ahubwo no kuba nta bintu bikoreka, abantu batakarije Imana icyizere. Ni twebwe twiyimye Imana arazitanze, zikora akazi kazo, ariko iziha imitima yiteguye gukora, ariko ntabwo twebwe tubyakira ngo tubigira ibyo twakagombye kuba. Nicyo kibazo. Ariko ndagira nkubwire ngo Imana yacu ikora imirimo n'ibitangaza, ariko Satani hari n'ibyo yiyitirira. Ntago yabura icyo yiyitirira Satani, kandi nanone nawe abuzemo akantu k'uruhare rwe, nawe yababaze nabi, wahita abyiyitirira. Urabona nibyo twagarukaga kuri uyu mugabo Gitwaza. Urumva habayeho kandi ati aba mu isanduka, Satani abayitirira ati ninjye wamuhaye akazi. Ninjye wamuhaye iki akazi. Abantu noneho abwira umuntu ati wumvishe ijambo, ati ndumva ijambo ry'uriya muntu, ati numvishe ngo yarapfuye ngajya no mu isanduka, ngo kandi arimo no kugenda. Urumva icyo gihe Satani nawe ahita abyitira. Ariko abantu, niba umuntu Imana imikoresha imirimo n'ibitangaza, uravuga ko ari Satani gute? Ariko nanone ibya Satani nabyo ntago turi buhakane ko nawe adakora. Ariko nubwo akora ibye ntago biramba. Satani arakora, ariko ibye ntabwo biramba. Ashobora kugukiza indwara none ahangaha, ikizakubwira yuko Satani ari we wabikoze, nuko agukiza none ahangaha ejo ugafatwa. Akora ibintu bidatinda. Ntago bitinda. Ibya Satani nuko koroherwa si ugukira. Yes, ushobora uroroherwa ariko ntago ugira gute, ntagukira. Ariko Imana yigukijije, ibigukijije iragukiza kandi ugakira cyane rwose. Ubukizi ntago uvuga ngo nibigukijije ngo kanseri ngo jonge yahingutse hano gute se? Ibyo ntibikunda. Ibyo ntago bikunda. Twerekera ku musozo, n'ubuhe butumwa bwihariye ushobora guha abantu bari badukurikiye, ndetse ukanabaha nimero yawe ya telefone wakwifuza ko wamusengera by'umwihariko, hanyuma ugasoza unadusengera? Yego. Ubutumwa rero naha abankurikiye nuko abantu tugomba kwegera Imana. Muri iki gihe cya none abantu barasinziriye. Muri iki gihe cya none abantu iby'Imana basigaye barabifashe nk'ibyoroshye, kandi iby'Imana bigize gute, birakomeye. Rero nicyo nabasha kubwira abantu,
abantu nibave mu byo barimo twegera Imana dusenga Imana. Amen. Kandi ikindi nkabwira abandi bari mu muhamagaro bakomere bashikame mu ntambara barimo. Imana nubwo yavuganye nabo bari mu ntambara ariko intambara bazazivamo. Amen. Ndumva rero wabaha telefone yawe. Nomero yanjye ni 078 73 yego 44 3 05. Yego. Wadusengera noneho reka dusenga Imana hanyuma n'umuntu wese waba ufite ikibazo nawe yizere. Alasikutarazanama hatikire level ya siregaye. Ni ngombwa yuko tuvuga Imana abantu bagakira. Ni ngombwa yuko tuvuga Imana ibintu bigahinduka. Nawe waba ufite ikibazo ukavuga ngo nizeye Imana ishoboye byose, Imana igakora. Reka dusenga. Data mu izina rya Yesu, olesikuta la zone mando alisire levo yama mikutala zanawa wi lesire levo ataya zanama. Abantu muri iyi minsi bararushe ariko bakeneye kuruhurwa nawe. Uwiteka Imana ni wowe ushobora gufata umutima w'umuntu ukagira icyo wawukorera, ukamara abantu intimba, ukamara abantu agahinda, ukabacira inzira aho zitari. Nko sengeye n'abarwayi bakire gukira mu izina rya Yesu. Abarwayi imitwe bafite amahirwe yo gukira, abarwaye kanseri bafite amahirwe yo gukira, abarwaye lisaglezenema imivuduko bafite amahirwe yo gukira. Uwizera Imana wese Uwiteka aramukiza mu izina rya Yesu. Alasiwelegele bando sire gota ndategetse nibakire gukira mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha.